utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabande, utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yavahe, utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabande. Igihe nari mu mubabaro naragutakiye, mwami wanjye uranyumva uransubiza, utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabande, utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yavahe. Mana ndagushimiye wowe utanga ubuzima, ndagushimiye Mana wowe urema ukavuga ngo umuntu abeho akabaho. Ndagushimiye mwami igitondo cyiza uturemeye, wowe uvuga ngo ibihe byiza nibibeho, wowe unyuranye ibihe ugakuraho ibihe by'ubukonje ugashyiraho ibihe by'ubushyuhe, ugakuraho ibihe byo kugeragezwa ukabimaraho rwose, ugashyiraho ibihe by'umunezero byo kuba mu mahoro, ugakuraho ibihe byo kunanirwa ugasubiza imbaraga mu bugingo bwacu, ukatugirira neza. Ndagushimiye mwami, uhimbazwe ushyirwe hejuru, usingizwe n'amahanga yose. Wowe uvuga ngo ubuzima bwacu bumererwe neza, tukamererwa neza, tukishima. Ushimwe usingizwe, igitondo ushimwe wamamare, tubyukanye amashimwe. Wakoze kuturinda, wakoze guhagarara natwe mu bicuku bya nijoro, wakoze kutwitaho none n'ibihe bidashira. Haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Imana ishimwe. Data wa twese ahabwa icyubahiro, nawabura gushima Imana. Tubyutse turi bazima, Imana ishimwe. Uko biri kose tugihumeka, uko biri kose byaba byose nijoro tugihumeka, Imana yubahwe, Imana yacu yamamare. Yesu turamushimiye kubw'imbabazi atugirira. Tukiriho twemerewe imbabazi z'Imana, tugihumeka biracyashoboka, tukivuga umwuka ukirimo biba bikemera. Tuba turi abakandida kandi ku masezerano. Uwiteka yamamare none n'ibihe bidashira. Reka dusome Itangiriro 2:18. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Haleluya. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana ishimwe. Imana yaremye umuntu, yaremye Adamu. Imaze kumurema ibona, imushyira muri Edeni, imuha ibintu byose, ariko ibona ko atari byiza yuko uyu muntu yaba wenyine. Ibona ko atari byiza yuko uyu muntu yakora wenyine. Ibona ko atari byiza yuko uyu muntu yarya wenyine. Ibona ko atari byiza yuko uyu muntu yakicara mu nzu ari wenyine. Ibona yuko atari byiza, uyu muntu akeneye umufasha. Haleluya, haleluya. No mu buzima busanzwe, uretse ibindi byo kuvuga ngo umufasha umugore n'umugabo, hari aho dukenera abadufasha, hari aho dukenera andi maboko, hari aho dukenera abatuvugira, hari aho dukenera abadutambutsa, hari aho dukenera umuntu wadusobanurira, hari aho dukeneye umuntu wo kudufasha. Kuko hari aho imbaraga z'umuntu wenyine ku giti cye zishira, agakenera mwene se. Dukeneye bene data badusengerereka. Ntabwo urugendo ku rugendo umuntu ari wenyine bikunda. Hari aho umuntu ananirwa, hari aho umuntu acogora, hari aho umuntu araswa. Bikaba ngombwa ko ukenera bene so kugira ngo bagusengere, kugira ngo bagufashe, kugira ngo muganire. Haleluya. Kugira ngo muvugane ibyururutse imitima. Biravuga ngo ibyururutse imitima, Bibiliya bivuga.
mubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Dukeneye abo bantu nabo ngo tubabwire. Haleluya. Dukeneye umuntu muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ntutubeshye ngo kuba njyenyine ngo buriya ngo abantu ngo narabanze ngo ntabo nshaka. Oya, uratubeshye. Abantu turabakeneye. Yenda kubera ibikomere byo kuwahuye n'abantu babi ugira ngo abantu bose si babi. Abantu si babi. Yenda kubera ibikomere ko wahuye n'ibintu bibi gusa byizanywe n'abantu babi ugira ngo abantu bose ni babi, ugira ngo abagore bose ni babi, ugira ngo abakobwa bose. Oya, ugira ngo abagore bose ni babi. Oya, haracyariho birindwi bitarapfukamira Bayali. Haracyariho abantu bazima bitwa abafasha bashobora kudufasha muri dosiye runaka, mu buzima runaka. Erega nyine no mubwo busiribateri nye dukeneyemo abafasha, umufasha tukagenda tujya kuba natwe ubwacu tukabera abandi abafasha mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Si byiza. Ibintu Imana ko yabonye ko ari byiza, wowe urabyita byiza gute? Oya, si byiza ko umuntu aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye. Uyu munsi niba ukeneye umuntu wagufasha ahantu aha n'aha, bwira Imana ngo nkeneye umuntu. Niba ufite urubanza, bwira Imana ngo Mana nkeneye umuntu wambera umwavoka muri iyi si, kuko hari aho dukenera avoka adufashe. Bwira Imana ngo Mana, hari aho biba ngombwa ko marayika w'Imana afata ishusho y'umuntu, uwo muntu nyine aboneke, Imana imukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari umufasha wo mu rugo ukeneye, ubwira Imana ngo Mana ndamukeneye, nkeneye umufasha no mu buzima busanzwe. Nkeneye umuntu wamvugira no kwa boss, ko hari n'igihe umuntu atababasha no kwivugira ariko akabona ku muntu usobanura ibyawe. Bibaho dukeneye umuntu muri ubu buzima. Ni ahantu ukeneye umuntu wo kugufasha uyu munsi, ubwira Imana ngo Mana si byiza ko umuntu ukomba ngenyine. Iyi dosiye hari umuntu nkeneye wo kumfasha, hari uwo wakoresha, hari uwo wahagurutsa. Erega kuko n'imigisha yacu iri mu bantu, irimo muri abo nyine bakazana ubwo bufasha. Ibyo bintu byo kudufasha biri mu bantu. Ayo mafaranga dukeneye ari mu bantu, iyo neza dukeneye iri mu bantu. Bibiliya ivanga Imana ni umwuka, n'abayisenga basenge mu kuri no mu mwuka. Dukeneye abo bantu bafite ibyacu ngo babizane, bazana ubwo bufasha Imana yatugeneye nyine yabacishijemo, babutuzanira. Ubu ngubu tugifite imbaraga, tugikomeye, ntibuzatugeraho tunashaje mu izina rya Yesu. N'ubu nyine tubikeneye kuko ibintu Imana yarabye ko atari byiza. Data wa twese adutabare. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana nkeneye umuntu wo kumfasha. Utunga urutoki ahantu hose, ushima Imana nurangiza ubwira Imana ngo Mana nkeneye umuntu wo kumfasha. Nkeneye umuntu muri iyi business wansobanurira neza uko ikora. Nkeneye umuntu ahangaha muri aya masomo ndi kwiga wamfasha. Nkeneye umuntu ahangaha twajyana ibunaka kugira ngo ngire ibyo menye. Nkeneye umuntu ahangaha wanyobora kubera ko yagiyeyo, kamenya uko barangura, kamenya uko bigenda. Haraho dukenera umuntu umwuka w'Imana akaza akamufata amaboko akaduhuza nawe mu izina rya Yesu. Hari abantu bafite ibyacu, Uwiteka duhuze nabo. Hari abantu bafite ibigega by'imigisha yacu, Uwiteka twereka aho biri. Kandi ndasenze ngo abantu badadufitiye umumaro nabo bagende baceho kuko hari igihe utindana n'abantu badafite umumaro, badafite aho batugeza, ahubwo barudindiza. Ugasanga nubwo tutari twenyine ariko turi kumwe n'abantu babi, turi kumwe n'abantu b'abagome, b'abanyeshyari badadufitiye umumaro, bataje kudufasha, badakwiriye. Hano Bibiliya yavuze ngo umufasha umukwiriye. Ugasanga turi kumwe n'abantu badakwiriye. Abo dusaba Imana uyu munsi ni abantu bakwiriye muri ibyo bintu, muri iyo serivisi, muri iyo domaine, muri ubwo buryo, muri uwo mwanya, muri icyo gihe mu izina rya Yesu. Abadakwiriye rwose baceho bagende, abataje kudufasha muri ibyo bintu bagende, ahubwo haza abo Uwiteka yasize mu nzira z'ubuzima bwacu. Haza abo Uwiteka yiteguye gukoresha kugira ngo tugere muri destine yacu. Ono do Yesu. Yesu ndagushimiye. Uyu munsi
turagusaba umuntu wo kudufasha. We wararebye uri mu ijuru avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, dukeneye inshuti zizima mwami, dukeneye abantu bazima. Uru rugendo ntabwo narugenda njyenyine, umuntu wese wumviye iyi audio ntabwo yarugenda wenyine. Dukeneye abantu bazima, dukeneye abantu baza kudufasha uru rugendo, dukeneye abantu tugendana muri uru rugendo, dukeneye amaboko yo kudufata muri uru rugendo. We warebye ukabona Adamu ataba muri iyi Edeni wenyine, natwe mwami hari ahantu dushyize tutaba twenyine, hari serivisi duteretsemo tutaba twenyine, hari domene y'ubuzima turi gucamo tutabamo twenyine. Dukeneye umuntu, dukeneye udufasha, dukeneye ukwiriye. Turabakeneye aba bantu mwami, utugirire imbabazi kubw'abantu. Hari abaduhemukiye tugira ngo abantu bose ni babi, hari abatuvujije amahirwe tugira ngo abantu bose ni abagome. Ugire imbabazi mwami, aho twakererejwe n'abantu, aho twacumujwe n'abantu, aho twatutswe n'abantu, aho twananijwe n'abantu kubera abantu babi bataje ari abafasha. Rimwe na rimwe tukabinjiza mu buzima bwacu tukabaterekamo kandi atari bo. Utugirire imbabazi ku bujiji bwose twagiye tujya tukitiranya abantu n'abuzanye bakwiriye. Mu izina rya Yesu urakoze mwami, amaso yacu ahumuke tumenye aho umuntu muzima aherereye. Umwuka wera dufashe w'umuriro mu izina rya Yesu kubw'ubuntu. Abadaturutse kuri wowe basohoke mu buzima bwanyu, basohoke mu buzima bwacu uyu munsi mwami. Ubuntu bw'uyu munsi udushyiremo abantu bazima. Iminsi yacu yose isigaye kubaho ushyiremo abazima, abashakaga kwiterekamo, abari bariteretsemo, bari bari pozisiyone mu nzira, intumwa za Satani n'ibindi byose bigende kubw'imbaraga z'umwuka wera w'umuriro. Muri iki gihe twibuka Pentekote, umwuka wera w'umuriro dutsindire ibyo byose, ashyire kure abataje kudufasha, abataje bakwiriye mu gihe gikwiriye. Abo bose bagende, ahubwo twakiriye abuzanye bakwiriye, twakira abo kudufasha bakwiriye, twakira abashaka abafasha baha abafasha bakwiriye. Buri muntu wese mwami mu ruhande rwe, umusore uzumva iyi audio umuhe umufasha ukwiriye, umukobwa uzumva iyi audio umuhe umufasha ukwiriye, umugore ushaka kumuha andi mahirwe uzumva iyi umuhe umufasha ukwiriye. Mu buzima bwa buri munsi, muri buri domaine, atari mu buzima isanzwe yo gushakana, aho ya mwami yo kubana nk'abagore n'abagabo, ahubwo mwami no mu buzima busanzwe umuntu wese ukeneye umuntu wo kumufasha, Uwiteka umuhe umufasha wo kumufasha muri iyo domaine aho ngaho agusaba, ukwiriye mwami muri ibyo bintu mu izina rya Yesu. Urakoze mwuka wera w'Imana, turagushimiye ubuntu bw'uyu munsi, turagushimiye ineza yawe mwami, kugiye kuduhagurukiriza abantu abari bicanye imigisha yacu, abari barayobye kandi aribo, abari barazimiye kandi bagomba guca mu buzima bwacu, abari baragiye kubera impamvu zitandukanye kandi aribo wari waraduhaye. Ibyo byose mwami ugereyo, ukore, witamurure mwami Yesu. Urakoze Yesu, ndagushimiye, izina ryawe ryubahwe none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Komera Yesu amashyi kubw'abantu bazima b'umumaro Uwiteka agiye kuduhagurukiriza, Uwiteka tuzaniye kubw'imbaraga z'umuriro. Haleluya! Abantu bazima badukunda, bashishikajwe nuko nyine baje gufasha aho hantu muri iyo domine aho tubakeneye. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami, himbazwa nyiribihe. Amen, amen. Murakoze, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom. Mwibuke gukora sabone. Bye.